Ya ikaze kuri Irela TV Rwanda none rero turagarutse rero kuri parti ya kabiri aho tugiye kuganira rero ndetse tunasesengura ku kibazo kiri kugaragara ku mbuga nkoranyambaga zose hano mu Rwanda ku kibazo cya Semuhungu Eric Semuhungu kuba ngo yaradi babivuga gute yadiployinzwe yabaye deployed oya nuko deportinga baramudeportinga. Okay, kuva muri Amerika akazanwa hano mu Rwanda biri kugenda bivugwa rero n'abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka rero turebere hamwe nka Irela TV Rwanda ese bimeze gute, ese byatewe n'iki, ese iki kibazo ubundi kuva imuzi bimeze gute. Muparaza kudufasha rero unabanze nahe n'ikaze abantu mu gice cyacu cya kabiri baraye babonye ibyo twari tubakoreye ku gice cya mbere. Nyuma rero utangira utubwira uti Semuhungu ni muntu kibundi, ese iki kibazo cye kuva muri Amerika kuvayo kugera inaha bimeze bite? Mwana rero mu biganiro nakoze byose nicyo kigiye kungora, reka mbanze manura ivumbi kuga pineapple kawe kuga panashi agapanashi karyoha kubi byatari buriya ni inkuru ibabaje cyane cyane bitewe n'ibintu birimo tugiye kuba tubagezaho. Ni inkuru iri kuvugwaho n'abantu benshi ariko abenshi bari kubivuga uko bitari. Njyewe nababwiye ko nzajya mvuga ibintu uko biri nkabitangaza uko bimeze, uwo bibangamira akihangana kuko nyine y'ibintu byagiye hanze biba byagiye hanze, sibyo? Eric Semuhungu Eric cyangwa se Eric Semuhungu ku bantu batamuzi rero ni muntu ki? Eric Semuhungu niwe muntu wa mbere wemeye ku mugaragaro ko aryamana n'abagabo bagenzi be, cyangwa se abenshi mwebwe mukunda kwita abatinganyi nubwo iryo zina ngo baryanga urunuka. N'amafoto ye ajya hanze. Buriya abatinganyi ngo iryo zina bararyanga. Baryangira iki se kandi ngo bivuga ko ari iryabo? Buriya ngo gutinga ngo ni ijambo. Gutinga ni nko gutobora iki ahantu nyine ahantu tuvuge kandi bivuze ngo ho haba hatoboye. Urumva buriya se haba hatoboye kuko bo nyine batobora cyane. Ni ukuvuga ngo reba nk'igikuta kiri hano ushaka nko gucengezamwo urutsinga rw'amashanyarazi urujyana mu nzu ukazana ipiki ukajya ukubita ushakamo umwobo uri bucemwo urwo rutsinga, nicyo bita gutinga nyine pa. Noneho iyo uvuga ngo abatinganyi ni abantu bakora imibonano mpuzabitsina ahatarabugenewe, ugasanga umugabo ku mugabo, umugabo akajya ntibamujya hejuru. Wivuga ibyo bintu hano turaza kubivuga kuko hari amavideo turi buze kugira ntabwo twayagaragaza, turi buze kuvugaho y'ibintu Semuhungu Eric tugiye kuvugaho yakoreraga abana b'abahungu nyuma yuko yabanje kubasindisha akagenda akabakuramo imyenda agafata video akajya. Turaza kubivuga ibyo bintu ko rumva bigize umva mwana isi yarahindutse. So Eric Semuhungu rero yamenyekanye cyane. Ubundi Eric Semuhungu ndamuzi, ni umwana wakuriye Kimisagara. Ubwo aba Kimisagara bahise bamwumva cyane, baramuzi cyane kuko niho yakuriye n'ababyeyi be niho babaye igihe kirekire. Gusa sindishwa niba ariho kavukire yabo. Semuhungu rero yaje kuva mu Rwanda agiye hanze, agiye kubana n'umugabo w'umuzungu. Ni ukuvuga ngo Semuhungu yagiye kubayo nk'iki se, nk'umugabo cyangwa yagiye kubaho nk'umugore. Kanumba bikaze. Yagiye gushaka y'umugabo, yewe banakorana n'ubukwe. Uvuze ngo yavuye nta mugabo afite? Ubwo yari afite wenda abasheri cyangwa ukundi kuntu yigenzaga, ariko mu by'ukuri ikintu kizwi nuko yakoze ubukwe n'umugabo w'umuzungu nyuma aza no kwitaba Imana. Uwo mugabo hari na video rwose Eric Semuhungu yasohoye kuri Instagram yarira cyane ati napfushije umugabo ndapfakaye, ari mu gahinda. Ya Eric Semuhungu rero nuko yagiye amenyekana, amalive yagiye akora abyina mu buryo butangaje, yego. Ariko Eric Semuhungu ntago usibye ubuzima bwe yakundaga kwerekana ku mbuga nkoranyambaga, mu by'ukuri nta muntu wari uzi ubuzima bwe bwite abayemo, asabaye hate. Usibye inshuti ze za hafi harimo n'uwo Jihad. Jihad ni umuntu
w'inshuti ya Semuhungu cyane guhera kera. Twagiye tunabona video bagiye kumwakira cyane. Hari nama atangira kwambara duraga. Hari nama afite ego umutwe udafite umusatsi. Ego. Nukuvuga ngo Eric Semuhungu rero yaragiye akajya twika imbuga nkoranyambaga. Ewe akajya anafasha abantu bagiye batandukanye bohereza amafaranga inaha mu Rwanda. Akajya anyuzamo akaza no mu Rwanda nk'uko abivuze mu bajyaga kumwakira twagiye tubona na Jihad yari inshuti ye magara. Yego. Gusa byaje guhinduka turaza no kureba icyo bapfuye mu by'ukuri. Ubu ntago bakivuga rumwe. Ubu muri ruraka no mu bantu bari kumushyira hanze cyane na Jihad. Ariko nabonye n'aka video Semuhungu ari kwikoma aho bita Jay Squeezer amipango. Ibyo byose turabigarukaho. Yego. So ukuntu ubundi kibazo ubundi reka kugira ngo iki kigano tutaza no kurambira abantu. Reka tukinjiremo mu buryo burambuye. Yego. Uko inkuru yagenze. Uko inkuru yatangiye, uko yagenze n'ubu uko byifashe. Yego. Mbere yuko ariko ntangira kubivugaho nakurikiranye live Eric Semuhungu yakoze asobanura ko ibintu bimeze ariko harimo ibinyoma byinshi muri iriya live. Harimo kwitagatifuza, kwigira mwiza, ntavuge ikibazo nyamukuru uko kimeze. No kuvuga ngo Eric Semuhungu yagiye hanze akora ubukwe n'umugabo birarangira. Eric Semuhungu aza kubona amafaranga agura inzu, niba yarahawe n'umugabo cyangwa se niba yarayakoreye, ibyo ntabwo turi bubyinjiremo cyane. Wabonaga ko abayeho ubuzima bwiza nk'umwana w'umunyarwanda uri mu gihugu cya Amerika, aba mu nzu nziza, afite imodoka nziza. Muri iriya live yanavuze ko yari yaraguze imodoka nshya. Nuko nyuma yaho amaze gupfaka, ubuse twabyita gupfakara, gupfagabo. Nyuma yaho amaze gupfusha cyangwa se kugira ibyago, umutware we akitaba Imana. Eric Semuhungu yagiye avugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Biravugwa ko Eric Semuhungu ku bushobozi bwe n'amafaranga yari afite ubushobozi bwo kuba yajya ku mbuga nkoranyambaga. Urabizi muri biriya bihugu harimo abanyarwanda benshi. Akareba nk'umutipe yishimiye yakunze. Yego. Akahita amwandikira akamubwira ati bite ni byiza, amakuru ni meza, utuye hagana niba atuye Dallas cyangwa se Texas. Eric yaratuye Texas ngira ngo. Akaba yakohereza umutipe itike y'indege. Akava muri state imwe agasanga akava nka Ottawa cyangwa Ohio cyangwa muri Ohio akaza agasanga muri Texas. Eric Semuhungu bakajyana nko muri boîte bakishima bakabyina. Mu gutaha wa mutipe akavuga ati ko mbona bwije se. Ariko tunabigarukeho kuko akunda kugenda abantu benshi bavuye za Masisi. Ubona ko bagenda nabo bakeneye amafaranga cyane. Baba bafite inyota. Umva nakubwiye ngo duciringe ntago wakira gujijinga. Kandi abenshi bajyayo batazi ingaruka y'ibyo bari buhure nabyo. Yego. Rero niba Eric Semuhungu yaratumiye yaragiye atumira abasore benshi bagiye batandukanye, bajyaga iwabo ugasanga Eric Semuhungu ni wa muntu wabaga ufite amayoga mu nzu kandi ahenze. Yakoresheje show. Akajya akoresha n'amahuzi pati mu nzu ye. Akagukubita ikintu bita inzoga. Dore inyota yanyu inyota yanyu izabakora n'izabatora. Inyota yanyu izabakora. Yamara kugukubita inzoga rero wagotomeye, n'ubwa mbere wenda ubonye iyo Hennessy, n'ubwa mbere ubonye champagne cyangwa amarura. Yego. Ukamukanywa ukavuga ati ye baba we ko numva ibizunga binyisha ubu ndataha. Eric akahita akubwira ati reka urataha ujya heza. Hano ni mu rugo ndi umujama. Feel at home. Ndi umuntu w'umujama, ntacyo wagenda mu gitondo nkagukorera n'aka breakfast n'aka massage. Noneho ubwo urumva mu by'ukuri yabanje kukuduroga kubera ko we yabagazi icyagambiriye. Agacunga uri muri bya bitotsi ku buryo utakanguka bitewe noneho n'inzoga uba wanyweye. Ariko biri kutubwira ni ibivugwa ni ibyanyabyo. Ni ibiriho. Yego. Ni ibyabaye. Nkuko ndaza kubigarukaho kuko hari amavideo yoherejwe uwitwa Shadibu. Yoherezwa na Jihad. Yego. Ayo mafoto n'amavideo niyo agaragaza ibi bikorwa ndi kubasobanurira. Arahari se twayabona tukaza kwereka abantu. Biragoye kuko na Shadibu bwe yavuze ko nta yagifite. Ako nyine asobanura ibirimo muri ayo mavideo. Yego.
nuko nyine nje ndi kubivuga uko step by step uko nkeka ko byagenze ariko nawe urabyumva. Yego. Eric Semungu akaba kwambuye imyenda afashe telefone ye aragukamiye ubusa bwawe bwose yarangiza akagufata ku ngufu. Ubwo nabyita nko kugufata ku ngufu kubera ko gukoresha umuntu imibonano mpuzabitsina mutabyumvikanye ari uko umufatiranye n'imbaraga nkeya. N'ibiri mu kirego. Ibyo ni ibiri mu kirego cyandese cya Semungu. Kuko biravugwa ko bajya kumuzana hari option ebyiri kuba yafunga imyaka 25 muri Amerika cyangwa se akazanwa. Iby'ikirego byo ntago biraza. Yego. Ni ukuvuga ngo yabikoreye abantu benshi. Yego. Yabikoreye abantu benshi bagiye batandukanye. Akajya bafata video ari kubasambanya muri ubwo buryo. Abikorera hari inyuma. Ni ukuvuga ngo nta mukobwa yabikoreraga abagabo bagenzi be cyangwa se abasore. Ayamara kubafata ama video akayibikaho. Amafoto byose akabibi cyangwa se uri nko mu Rwanda akagusaba video ngo uri kwikinisha akakwereza amadolari runaka ukamwereza iyo video akaba yifite sinzi icyo yazimazaga niba yarafite wenda ama website cyangwa se iriya numvishe ngo ni GoFundMe ngo hari boro ufungura account ukajya unyuzaho ibintu bakakwishyura niba ari OnlyFans. Nije kwamariza ha. Ni website ngira ngo nuriya uriya Moses Motion arayifite nawe. Oya hari video yasohotse. Nihiri y'igitipe cy'ikizungu kiri kumukomagura. Nihiri se? Nihiri. Na Isimbi nawe no iri na Isimbi nawe afite GoFundMe nako OnlyFans. Niho bacisha ibyo bintu byabo wese gutarayifungura. Nje ntabwo ibyo bintu nabikora. Ntabwo wayifungura. Ntabwo umuntu wese yaje wase ngafungure nkuko wafungura Facebook. None se ubu washyiraho ibiganiro byacu bikarebwa nande. Baba bashaka nyine ikintu ibintu bijyanye n'ibintu nyine bishimisha mu biri. Yego. Hanyuma rero ubwo uragaruka tubwire nanone nyuma y'ibyo bintu biri kugenda bivugwa ukomeze utubwire warugezeho ibyo bintu byabaga amavideo yakayibikaho. Yego. Amavideo yibikagaho rero sinzi niba yari afite urwo rubuga nawe yashyiraho kugira ngo abigurishe agurisha ayo mavideo ariko biri kuvuga ko ari umwana wafashwe ayo mavideo abyutse abona yambaye ubusa aravuga ati karabaye. Yakora inyuma akumva ari kubabara hati ni ibikira. Urazi niyo umwana w'umukobwa w'isugi yakoze imibonano bwa mbere byanze bikunze aba yumva ari kuribwa kubera ko urumva abakozi ibintu atamenyereye. Rero niba ariko turagaruka nyuma turebe ese abo bandi bo babaga bimenyereye bo ntago babyiyumvagamo cyangwa bumvaga ari njya numva ngo nuko nashaka kubyinjiramo cyane. Reka tubyorere batazadushyira muri ya macano avuga ibintu bidashinga. Biriya bintu ngiye kuko hanyuma uwo mwana rero ngo niwe wabaye imbarutso. Niwe wabaye imbarutso rero ibintu biza kuvugwaho mu buryo butari rumwe. Bamwe bakajya bavuga ngo ni umuhanzi abandi bakavuga si we, bamwe bakavuga ngo niwe wamureze. Eric Semungu yavuze ko atigeze afungwa. Avuga ko ngo yari yibereye muri immigration. Ese muri immigration habayo gereza cyangwa se habayo uburyo ki bashobora kugufata? Ariko ikintu gihari nimba turi kuvuga kuri immigration urabizi iyo wahungiye kuri ambassade yawe bibarwa kuri muri icyo gihugu. Yego. So tubifate sabe nkuko yari yaraho yaho. We ntago muri iriya video yasoye yavuze ko atari ari kuri ambassade ngo yari ari muri immigration ngo hari ibibazo. Nyine ibintu abavuga muri iriya video bawumva nyine nawe utapfa kubisobanukirwa. Yego. Reka twebwe tujye kuri ibi. Shadibu muri space bakoze we na ba Jihad na ba Godfather. Shadibu yavuze ko yagiye kubonabona umuntu bita Kadete ngo uba mu Bwongereza muri UK. Kadete ndamuzi umwe wigeze gukundana na Sano nawe bakakanyuzaho Sano umuhanzi. Sinzi niba ari we. Ngo Shadibu yagiye kubonabona amavideo. Ya Semungu ari muri ibyo bikorwa twavuze ruguru byo gufata abana ku ngufu yabanje kubasindisha. Shadibu yarebye akubitwa n'inkuba aravuga ati ibi bibaho mu Rwagasabo. Shadibu ngo yasamagara uwo muntu ngo nyanga no kumufata agira ngo amubaze impamvu amwereje ayo mavideo. Aramwandikira avuga ati mundebera ibintu Semungu yirirwa akorera abana. Abana b'abahungu ngo nimvuga abana batagira ngo ni abari yandaheje cyangwa iki n'abana b'abasore. Yego. Shadibu nawe aravuga ati rero akugira ngo ibi bintu mbiceceke ari naho nza kugaya Shadibu ariko
cyangwa se nkagaya nabo ba Jihad buri muntu wese wabonye ayo mavideo akayasangiza abandi. Oya na Jihad ariko turabizi ko mu video niba bavuga kuko ubona aka video yarazaga akagusesengura. Turagaruka kuri cya kintu kuki we yabonye ntayavuge cyangwa za mukebure. Nkeka ko Jihad yarakirakariye Semuhungu bitewe n'ibyo bakoze. Cyangwa nuko wenda bari bakiri inshuti yamushiraga akaba. Ibyo bisohoka n'undi nta bushuti bwari buhari. Oya ndi kuvuga icyo gihe yabonaga ko yasesenguraga ku yabandi. Ubushuti bwa Jihad na Semuhungu bwarangiye kera. Cyangwa ubwo nuko atamutamizaga ku mugani w'abahungu banje bo kugisa. So rero hanyuma rero video arabazibonye Shadiba akimara kuzibona yatangiye kuzikwirakwiza mu bantu abo yitaga ko nyine yizeye avuga ati mundebere ishyano ryaguye mundebere Semuhungu ati murebe ibyo. Kandi buriya iyo uhaye umuntu video haba ari option ebyiri kukubikira ibanga cyangwa se nawe kubihereza inshuti ze. Nuko rero amavideo yisanze muri circulation noneho hari indi case ariko nayo yari ikiri muri Amerika y'uwo mwana wakorewe ngo ibintu nk'ibyo we wabashije kujyana ikirego ari nacyo kintu ngo cyatumye Eric Semuhungu afatwa. Biza kurangira ahubwo buriya navuga ko ari amahirwe yagize koherezwa mu Rwanda ntafungirweyo hariya. Akaba yabonye Muchoma ari gusesengura kuri Big Town TV avuga ati yari afite option ebyiri gufunga 25 cyangwa se kuzanwa mu Rwanda. Ubwo ari we wahitamo iki? Oya waza mu Rwanda ukaba uri free. Ariko tunatekereza ko muri Amerika iyo ufite umufungo wawe ushobora kwishyurwa ugahitamo ayo mahitamo. Bivuze ngo byanze bikunze yarishyuye ahitamo kugaruka mu Rwanda. Abantu benshi rero bari kuvuga ko byanze bikunze n'ubundi uwari batanze ikirego muri Amerika ashobora no kugitanga mu Rwanda. Ni umunyarwanda? Nawe ni umunyarwanda uba hariya. Ko byawe bimukomeranye. Urumva rero Eric Semuhungu ndiwe nakituriza ibintu byo kujya kuko already buriya si ikibazo ntari buryoherwe n'udufaranga twa YouTube two gustreaminga ibihumbi bingahe 7 kuri YouTube akongera akavuga ibindi bintu bidakwiye noneho byivuguruza. None se uragira ngo abe hate kari cyo kintu kigiye kumutunga nawe. Amafaranga so umuzungu yari afite n'izo modoka. None se ukeka ko yo bakugize bakwirukanye ibyo wari ufite ubizana? Reka birafatirwa. Ukuvuga ngo uba wemerewe kongera kujya mu bintu bya green card cyangwa byo gushaka visa yo gusubirayo nyuma y'imyaka 10. Buriya Eric Semuhungu niwe afite 40. Azasubira kugurisha yanzu cyangwa imodoka afite imyaka 50. Kuko ubu nta nubwo yakandagirayo. Nese za nshuti zajyaga kumwakira ku kibuga cy'indege ko bambwiye ngo ari nizo batangiye gushwana. Ibyo byo bimeze bite bapfuye cyabo ba Jihad nabandi? Ikintu nkeka ko Jihad na Eric Semuhungu bapfuye ni amabanga yabo. Ni amabanga yabo buriya abantu bari bagari. Baba bafite ibintu byinshi bapfa buri inshuti abari inshuti ukabona baranganye baba bafite ibintu gusa ikintu nagarukaho cyo ni kimwe buri uko waba uri inshuti n'umuntu uko mwashwana kose ariko hari ahantu mugera byibura bwa bushuti mwagiranye bukagira akamaro ibintu byo gutangira kuraburizanya nk'ibyo ndi kubona Jihad na Semuhungu bari gukorera nabyo. Byagenze gute rero bitunyuriremo tunasoza ubundi dutegereze izindi saga zabo tuzareba ibyo ari byo. Ubu bigeze he Semuhungu yinjiye i Kigali gute byatangiye kuvugwa ryari? Semuhungu kwanza kuza mu Rwanda ntabwo yashaka ko bimenyekana. Yego. We yashakaga ubundi yashaka ko byanze bikunze ahantu yarari yakiraga amakuru ibiri kumuvugwaho i Kigali. Yego. Noneho mu kuza aravuga ati ngiye kuza buturi gucece kuri jumper yanjye y'umukara. Nyonyomba ningera mu Rwanda mpitire muri hoteli nta muntu mbonye kuko urabona ibyumba bya hoteli akenshi babidesigninze ku buryo ushobora rwose kuzayikoramo video abantu kababeshya ko nubundi kibere muri Amerika. Eric Semuhungu buriya yumvaga ko nagera muri hoteli azajya akora live avuga ati ubuse ndihe ati reka nze mbereke hanze akatajisha agakora akado gato atereka timbereke imodoka zo muri Amerika se ati ntago mukeneye kuzibona. We yababajwe nuko amafoto ye yatangiye kugira hanze n'amakuru. Arabizi ko mu Rwanda icyambere ari amakuru. Umenya yarabyibagiwe. Yarabyibagiwe. Umenya yarabyibagiwe. Nukuvuga ngo rero ariko umuntu wafashe kara gafoto n'umuntu w'umugabo. Ngo iriya foto yaravuze ngo ariko nubwo ngiye ntabyemeye ngo yafatiwe niba ari Dar es Salaam. Ni Kanombe.
hariya ni Kanombe na video ni izi Kanombe video ni wayibonye se kari Kanombe hariya ahantu hariya ni muri cya gikari abantu bageze mu gihugu banyuramo live hariya niho bagira ni hariya banyura gusa we nyine yatungwe no kubona amavideo ye agiye hanze aravuga ati sha abanyamakuru baragwira umuntu mfotoye ndamwemeye ibintu bye bibabigiye hanze gutyo noneho umuntu bita Jihad abatangiye kujya live kuri Instagram bagati mwabonye ko yahageze ya operation yagiye gutangira ikintu gusa nabonye cyo nuko Jihad yatangurana kugira ngo atange se muhungu kuvuga ahubwo no kugira ngo nawe atazaza mu mwandi yego noneho bikazamwo Shadibu noneho ngo byaranavuzwe ngo abantu ngaba agent ba FBI ngo baje mu Rwanda mushaka se ngo kureba Shadibu ngo barebe ngo ama video ngo afite uko ameze ngo bamukuremwe amakuru ngo bagira ute umuntu wa FBI waza mu Rwanda ngo akurikiranye biriya koko ibintu byinshi byo gukora ubuse ntuza Eric Semungu ni ikihebe mpuzamahanga ku buryo FBI yamanuka ikaza kandi wenda ari ibintu ari bukurikiranweho bashobora kumwereza Interpol cyangwa se bakaba bakorana n'inzego z'igihugu kubera ko ibihugu ari ukuntu bikorana bakamufata bakamwohereza nk'uko hari abantu baba bari mu kindi gihugu bakoherezwa mu kindi bitewe n'ibyaha bakurikiranweho gusa umuntu bita Shadibu umuntu bita Jihad umuntu bita uwo Kadete bafite impamvu yatumye ayo mavideo bayasakaza gusa nanone nubwo nabyita ko ari ubuhemu ariko nta cyaha kibirimo kubera ko niba umpaye video biravugwa ko byashyizwe mu cyaha kuba wabona iyo video nawe ukayikwirakwiza bigize icyaha ubonye se iyo video ahubwo yo irimo gukorerwamo ibyaha nyine nibyo ndi kuvuga cyangwa nk'ayandi y'amavideo ukoza sone ukayibona y'umuntu runaka uzi anagaragaza ukayihererezanya nabyo bigize icyaha so ubwo ngubwo se dutekereza ikindi kintu ribu iraza kubyinjiramo cyangwa se bifite izindi nzira bigomba kubanza kunyuramo uzi ikintu mbona ntago Eric Semuhungu ntago ya okay kurega ikirego cyo mfite amakuru yuko ngo yagitanze arega bande ngo yareze ikinyamakuru bita Inyarwanda yego arega ikinyamakuru bita Igihe yego arega Shadibu yego arega Jihad ubwo ni abantu batanu abaregera ikise ibyo ngibyo ko barabivuze ubwo we ntago yemera ibiri kumuvugwaho hanyuma se ko batabyemera ahubwo kuri kimwe twavugaga kare ntago ashobora kuzabaza ngo agiye ngo bamwe ati ngwino tutubwire ku kirego cyawe ahubwo bakamusigarana kandi ati zino video atuyu ninde sha ngwino tukubwire ati nukuvuga ngo rero mu byukuri niba ayo mavideo ya Semuhungu ahari niba ahubwo reka ndebe natangiye kumva ko ari gukwirakwira abantu batangiye kuyohererezanya kandi niba ntayo bampaye ntayo yarakugwaho yaca nahita mbisi ibintu nkabera ntago nabireba muri comment batubwire ahubwo niki iyo nimero iriho ntago yemerewe koherezwa ibyo bintu toka satani mu izina rya Yesu ntihazagira umuntu unyereza video ngo yaba noneho umugabo ku mugabo toka satani kirazira hanyuma reka rero dusoze mbere yuko ukwepa icyo kintu wowe ibintu byo kuryamana hagati y'abantu bahuje igitsina ubifata ute ntago mbyemera mbona biba birimo n'amadayimoni kuko nimba Imana yaraturemeye abagore sibyo tukaba dufite ba mama bacu batubyara urajya ku mugabo ujye gushaka iki dukeneye kubyara dukeneye kororoka dukeneye kugira buri muntu wese w'umugabo akeneye kugira abamukomokaho so rero ujya muri ibyo bintu dore ngo bakurikirane amafaranga bakiri bakurikirane iki ariko andi makuru ahari aravuga ko amafaranga bivuza ari yo menshi nanagaye ikindi kintu nigeze kumva kimwe abantu babikurikirana nabo bazatubwire urabizi ko hari abantu ngo bigeze kubibamo bafite ngo n'amamodoka yenze ngo bafite n'imitungo myinshi bajya gutanga ubuhamya bwabyo bw'ibyababayeho uburyo babigiyemo n'amafaranga bakuyemo mu bigo by'amashuri umuntu akifata akagenda ngagiye ngo kugira abana inama ngo ntibazabijyemo ariko muri kwa kugira inama kugira ngo bagire inama ntibazabijyemo ahubwo akajya babwira ngo yego ngo yoma amafaranga ako kana bavuze niko kabi ngo nubatse inzu akaza muri VWT urumva mu by'ukuri ameze nk'uri gukora promotion ariko arakora promotion yitwaje ngo ari kubagira inama
icyo kintu ni ikigo kibarira mu mujyi ntabwo nshaka kukivuga mu gihe abagwi ibigo byinshi ariko aba bantu babikoze n'ibyo bigo by'amashuri byabikoze bamenye ko nubwo ibyo bintu byabayeho ntabwo abo bantu bigisha cyangwa abo bikorerwa baba barinjije kuko aho bigaragara ni promotion yabyo baba bari gukora. uzi njyewe ikintu ukuntu mfata abatinganyi njyewe kuri njye ntacyo bantwaye sibyo ikibi ni uwaza akantereta cyangwa se ese urumva babwiye ko ntacyo bigutwara ahubwo batagiye kuguha umufungo nawe oya nuza kote mbivuzemo ni ukuvuga ngo ntabwo nabona umutinganya anyuze hariya reka nkoresha ijambo umuge cyangwa se nabyo base biremeye kuri nuze sinzi ukuntu bariya abantu nabita abaryamana n'abandi abagabo bikundira abagabo cyangwa se abagore mubonye hariya sinamutera ibuye ariko ikintu kibabaje ni promotion babikorera sinzi impamvu ribu irebera ibi bintu ukabona uriya motion uriya Moses apostinze ifoto n'akabuno k'umukara urumva n'akabuno ngo avuye muri pisine cyangwa se yambaye ubusa buri amafoto agasohoka abana bacu bakayabona ahubwo noneho bagafata umukobwa wabikoze nimba ari uwo bibi ryitwa yitwa ndewe no mukobwa wigeze kugira umukobwa wajya gushyira amafoto yanze menshi Isimi Noeline ndamwibagiwe izina Jackie bagafata Jackie bakavuga ngo Jackie bakamutera amabuye bashyizeho amafoto y'ubwambureri bikamutumizaho ariko nkuriya we ntibamutumizeho Jackie agasora amafoto nkariya bikaba induru ariko umuntu w'umugabo noneho we nta n'ikintu kiriho we Moses we nta n'ikintu kiriho niba na Jackie wenda bariho n'agastring cyangwa se afite ukuntu yabikavarinze ariko nkuriya muntu we birakabije keretse wabajyana Uganda twinabitindaho Museveni ibyo bakorera barabizi nawe ntabwo bakandagirayo. Reka rero tugarukiriza hano kino kiganiro sende tubakurikirana uko bizagenda bigenda ese n'urwo rubanza ruhari nimba rudahari we kora subscribe. Ijambo rya nyuma navuga wenda tunasoza uru rubanza Eric Semungu agiye kwishoramo tuzarujyamo ariko amahirwe menshi baramusigarana ahubwo njye ndiwe nakituriza n'ibyabaye nkabisabira imbabazi byana ngombwa nkakizwa n'ibintu byose nari ndimo nkabivamo nkashaka abo ba jihad bakambwira uburyo ahubwo nanjye nakibera umunyamakuru cyangwa umusesenguzi mwiza burasi bazamuzana Dynamic ra Eric Semungu ahubwo jihad muhakazi muri The Dynamic Show aze mwikorere nta ibintu byo kubashora mu manza rwose abireke ntaje mu rubanza kuko ruriya rubanza ahubwo rwatuma byasigarayo ibyo byose bijya hanze akaba yanahanwa n'amategeko bitewe n'ibyo biri kuvugwa yakoze koko nimba ari byo. Yego kadusoze rero ubwo nawe ubutaha mu nkuru zacu z'urukurikirane kabisa no kuri TV Rwanda nakagaruka ciao kora subscribe like share na comment ibyo bashwana natwe 5 kuri 5 ni buri munsi ni ibiganiro bishyushye kabisa mugacikwe.